Yesu we indaya mbaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu ni ikintu nababwira ko ncuruza ntibagire icyo bamarira bagahagara hariya bakashyira mu mataci ngo abo wampuye nawe ngo ngirebe ngo ukuntu ngo ibi binote wabiryamyemo baravuze hari uvuga ngo reba ngo uyu ngakijijwe ngo ni rya jambo mama mbaye nkizikise ndabwirirwa nkanaburara hanyuma se ahubwo kanceca bakashyira mu mafilime bakashyira hose na ndimbata aza aha ntacyo yamariye uzi ko kuri umwaka ushize kuri bonane namwatse n'igihumbi kuko nari mfite nomero ze arambwira ngo naraye aha mu gitaramo ngo uretse ndakoherereza yesu we baramefiya cyane ndimbati baramefiya ubwo njya kurangura hariya muri radari ngeze iryiriya mpura n'umuntu arampirika dore n'intuza inkovu nitwa Samuresi Badman from another baddest mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata yesu we indaya mbaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu ni nk'uko mubibona turi kumwe n'umuntu hano benshi muramuzi gusa aratangira atwibwira reka nze mwegere tuganire mwumve byinshi kuri uyu muntu muri kubona abibwire abatamwibuka munabonereho kugenda mumwibuka so murakoze cyane yes reka dutangire ikiganiro nkuko nabibwiye rero ngende Samuresi nk'ibisanzwe iyi ni Seka TV online dutangira tuganira rero kamuha ikaze mama wiriwe ute niriwe kubera Imana wiriwe kubera Imana umeze neza naribi meze neza kubera Uwiteka tangira wibwira abakurikiye Seka TV online njyewe nyirasaba Imana Beatrice niwe bise mama mbaya ndakibuka ako kantu wavuze ati ngo harya wavuze ngo iki indaya mbaya yesu we indaya mbaya so dutangira tuganira rero nagusuye nifuza ko twaganira byinshi ukambwira ibijyanye ubundi tangira utubwira mu bijyanye n'imibereho yawe muri ino minsi bimeze bite muri iki gihe cya COVID-19 gifashe bite njyewe mbayeho uko Imana ibishaka TV1 yaramfashe bimara nk'imyaka 5 Dekati ari we Vivo Dekati Babalao Vivo umwana wanjye yarakoze ubwo abana b'Imana baramfasha utwo bampaye ndushyira mu bishyimbo naguze igare ngura n'umunzani ngura n'ibishyimbo ubwo nkacuruza ubwo mu mafaranga Dekati yagufashishijemo wakoze ubucuruzi aho kuratangira noneho utangira utubwira uko ubucuruzi bwifashe ubu ngubu bimeze bite ubucuruzi namaze kurangura ibyo bishyimbo maze kubirangura ubwo ndacuruza pe rwose abaturage bakampa icyashara ubwo njya kurangura hariya muri radari ngeze iryiriya mpura n'umuntu arampirika dore n'intuza inkovu na ndimbati yageze aha na kerema umwana wanjye Imana ijye imwihera n'umugisha ariko baza kusura bayantwara ngoma ntyo mpfa ntyo nyine ikimbabaza muri byo niko ku mataci banyereka amafaranga ndyamyemo nabatse inzu iremererwa tutihuse cyane ibijyanye n'ibyo byo gucuruza ubu ntago kibikora byagenze bite nyine nagiye kurangura barayanyambura n'abandi bati baja bakwambuye amafaranga ugiye kurangura ugiye kurangura ibishyimbo nk'uko nabicuruza
amafaranga wari ugiye kuranguza yose barayakwiba. barayanyiba, ubwo ndahamagara abana nkawe wansuraga Dekati Viva yaramwohereje, ubwo rero bigenderaho niyakiraga inzu by'inzu rwose biramamara ngo bazayima. Inzu sinigeze nayo nyibona, ubwo nyine baranyibye mpita mbireka, nyine nibereye aho bayeho uko Imana ibishaka. Tugarutse ku by'inzu, iby'inzu byo bimeze bite? Ndabizi yuko hari amafaranga yateranyijwe yo kugufasha, ayo yo yakugezeho, si yakugezeho? Nabonye unashima kuri telefone yakugezeho. niyo naranguyemo ibyo bishya. Nangahe yakugezeho harya urebye ugereranyije? Niba ugereranyije yari nk'amafaranga ibihumbi nka 300, nigura udutebe, nigurira uduki, rwose nta n'icyo nshinja abantwerereye. Urabashimira cyane. Noneho ibijyanye n'uko kwamburwa amafaranga, ntabwo ndi kubyumva neza. Bakwambuye amafaranga cyane ibyo wari uvuye kurangura? Banyambuye amafaranga ngiye kurangura, mpita mpamagara umwana nkawe Kerema wankurikiranaga, bazana na Ndimbati, ndabibabwira kuva icyo gihe ntawigeze kumva ko ijwi ryanjye ribaho. Kuva icyo gihe nta wundi muntu uraza kugusura ngo muganire? Noneho tugarutse kuri ibyo by'inzu, iby'inzu byo bimeze bite? Inzu se ko ariyo nabasabaga bose, isi yose tuzayibona, ko nategereje nayibuze, nabuze iherezo ryayo. Bakwemereye nyine, ubwo ni ukuvuga ngo wemerewe inzu y'imfashanyo nyine bakagufasha bakakubakira, ariko ntiwayibonye? Ntayo nabonye kuva nyine icyo gihe, nyine bantwara udufaranga, nishimye yuko inzu nayibona niyo warya cyangwa utanariye, ariko ubonye aho urambika umusaya nta kibazo. None se nk'ubu ngubu utari gukora iyo bizinesi yo gucuruza ibyo bishyimbo, ubu ngubu ubayeho gute? Mbayeho uko Imana ibishaka, sinjye kukubeshya. Reba ntaho uri guhinga, njyewe gusuka, iyo mbonye uwo nsuka, ubundi njya rimwe ku munsi, sinjya no kukubeshya imbere y'Imana. Iyo mbonye icyo njya ntabwo njya ndya kabiri, niba n'Imana yo mu ijuru niyo ibireba. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe ubuzima ni danje, biba bigoranye. Ino nzu usubamo, twagusuye hano, uba bimeze bite? Iyi nzu mbamo n'umwana uzi uburushyi bwanjye, ni Imana yabikoze, aje ahita yintiza n'ubu kandi arayishaka. Ubwo uri mu nzu y'umuntu wayigutije, muri make na nyirayo arayishaka? Nyirayo arayishaka rwose, n'ubu ari kumbwira ati gira gutyo, nyine ntacyo atakoze. Ubwo none se ubwo nayikwaka bizagenda bite? uzabaho gute? uzaba hehe? N'igihuru ariko cyanyemera. Ni ukuvuga ngo naramuka akwatse inzu ukayimuhana, ko ntaho nkora nta kiki, nyine nzemera icyo Imana izakora n'ibizi, ko banyemereye inzu none na n'iyi saha ko nta gisubizo. Urakoze cyane. Noneho tugaruke ku bijyanye no kwamamara kwawe. Ijwi ryawe ryumvikana ahantu henshi cyane, kuko hari n'ibintu mbona byinshi, amafilime yitwa ngo Ndayambaya, bakashyira mu mafilime, bakashyira hose na Ndimbata aza aha ntacyo yamariye. Uzi ko kuri umwaka ushize kuri bonane namwatse n'igihumbi kuko nari mfite nomero ze, arambwira ngo naraye aha mu gitaramo, ngo uretse ndakoherereza. Yesu we, baramefiya cyane Ndimbati. baramefiya. N'icyo gihumbi ntiyakigura? Ntacyo yigezamo. Noneho gira ikintu uvuga ku bijyanye na ririya jwi ryawe, kuko riri hita ahantu hose, ugira icyo uvuga. Ikintu navuga,
uretse nta kibazo sorry ijwi ryawe rikinwa ahantu henshi amagambo wavuze nyine muri make yaramamaye cyane gira ikintu ubwira abantu bakoresha ijwi ryawe mu gucuruza cyangwa mu kugira ibindi bintu bakora ntabwo mbizi umva ikintu nababwira ko ncuruza ntibagire icyo bamarira bagahagara hariya bakashyira mu mataci ngo abo wampuye nawe ngo irebe ngo ukuntu ngo ibi binote wabiryamyemo baravuze hari uvuga ngo reba ngo uyu ngakijijwe ngo ni rya jambo mama mbaye nkizikize ndabwirirwa nkanaburara hanyuma se ahubwo kancece ni ukwihangana ikintu kikubabaza muri byose ni ikihe ikimbabaza bazanyihera inzu kuncuruza inzu rwose ntawe utarabyemeye n'abaturage babyumva banyumva kuri radiyo ariko ikibazo ku nkoranyambaga kugira ngo bavuge ngo umukecuru wavuze ngo iri jambo ngo reba ikimukijije bazi uko ndarasa icyo nicyo kikubabaza igihe mu buzima bwanjye rero ikintu nanone shima buriya Paul Kagame ndamushimira kuko ndarwara arandihirira ndarwara nkifata nkagenda nkivuza na viyupi nakoraga ntayo ngikora urumva ariko kwirirwa banyamamaza hose ko dore mama mbaye ngo yakijijwe ngo n'iri jambo rirya nkimara birumvikana birababaje cyane gusa ni ukwihangana ubwo icyo wababwira ni icyo ngicyo icyo wababwira ni icyo nababwira bamfashe barabizi ariko banageze aho n'abandimbati baherera iyo ngiyo barantererana mu bijyanye no kwibwa ibyo bintu wakoraga birangira utakibikoze ubwo icyo wasaba ni uko nabasaba ubufasha bakangirira neza uwamfashije akitanga akongera akamfasha wenda iyo nzu ukayibona icyo usaba cyane ni iki icyo nsaba ni inzu yo kubamo yo kwiberamo nta kindi icyo asaba ni kimwe cyonyine ni inzu yo kubamo harya ngo muri ya mafaranga ngo waguzemo intebe yaguzemo intebe nigurira n'ibishyimbo ngura n'umunzani ngiye nyine bari banyishe n'ubundi ariko Imana ikinkomeje ndacyari kumwe nayo nk'uko mubibona nyine ni inkovu yaragize kuri mufunze benzi amafaranga nafashije nk'uko mubibona rero iyi ni inkovu ngo baramwambuye agiye kurangura murabibona nyine ni inkovu yasibitse ngo bamwambura amafaranga yari afite agiye kuranguza ubu ngubu yasubiye zeru nyine nk'uko mwumvishije abyivugira ngo akeneye ubufasha gira ikintu umubwira Dekati umwana wanjye Dekati Imana ijya imuha umugisha reba iki cyorezo cyaje Imana nabwiye Uwiteka nti Imana umwana wanyibutse nubwo nahombye amagara yanjye nari nyahasize ubwo ariko niyima Dekati n'ubu ndacyamushimira Imana ijya imugenda imbere ajya ahahira n'aho abandi baburiye ndamukunda cyane kandi nawe arankunda umunsi uhurize cyane rwose nawe ubu ngubu ari kubireba mubwire ngo ndagusuhuje cyane Dekati ndagushuhuje mwana wanjye Dekati vivo ubu wasigaye yitwa Dekati Babalawe Babalawe subiramo Dekati Babalawe Dekati Babalawe n'indirimbo ye genda yipenda rero buriya urayizi nayo cyane bikaze nk'uko mubyumva rero Dekati aragusuhuje mbaye aragusuhuje kabisa ngo warakoze aragushimira nubwo yahombye aragushimira cyane warakoze
yarakoze nta n'icyo mushinja. icyo musaba ni iki noneho? Icyo musaba yarakoze mana rwose, n'abana bamukunda ari n'ababyeyi bamukunda, bangirire neza, banyongere utwama inzu yanjye, ariko buri inzu bakwemereye banyemereye inzu nabuze ihirahiro ryayo, narahebye nyine. yes, murakoze cyane. Murabyumva rero, noneho dukomeje tuganira, ibyo ndabizi bizakemuka vuba cyane. Reka tuganire noneho mu buzima busanzwe, byo unganirize, tuganire bisanzwe nta kibazo. Ubwo icyo gihe banyiba amafaranga bayatwara, narifashe nyine ndatuza, kurya ndya rimwe ku munsi, nabwo mbibonye nshimira undengera isaha n'isaha. Rwose mwana we ntacyo nabona mvuga. Ndabyumva ariko ntago icyo kuvuga cyo cyabura no kwihangana. Kwihangana narihanganye rwose, ntacyo ntakoze, kwihangana nari kugira neza. Umwanzi yaguteye, iyo ubonye agusize ushimira Uwiteka. Bumvaga se ko babonye nkize kugira ngo bandebe, nta n'umuturage utabizi. Ibyo bintu abaturage bari babizi yuko ufite amafaranga? Baranguriraga ibyo nari nashyizemo umushinga. Barabizi yuko wacuruzaga? Kuyanyambura barabizi. Nakubwiye ko Ndimbati yaje aha, ni umwana witwa Kerema, uba ahantu Busamudo. Ndimbati yaje aha ryari? Yenda hashize nk'amezi, ni nk'atanu ahari. Umwaka ushira ndakubwiye, yaraje mwaka n'igihumbi aranyitaba pe. Waramuhamagaye arakwitaba umwaka igihumbi? ngo mvuye ngo aho niriwe, umwaka washize na Dekate namwohereje umwaka mushya, uwo nkunda wese. Urumva? Ubwo amafaranga ntayo yampaye, nabwiye Uwiteka nti Mana yanjye ni n'uwasuye aramefiye. Biratangaje kuba Ndimbati. Naribajije ndabana Imana yanjye, ni ibyo nabonye nuko bimeze, ni n'uwasuye n'imbere y'Imana uwo munsi sinanariye kuri bonane. Baze ni ukwihangana. Mwaka igihumbi arakinyuma, ndavuga ngo mwami, ubwo nyine ni wowe murengezi, ni wowe undengera, ni wowe byo. Rirajwi ubundi ujya kuvuga biriya bintu, ubundi byari byagenze ute? Indaya mbaye njye nabaga kuri iyi nzu y'ipoto ureba, indaya bakazifunga nkasigarana abana babo. Urumva? Ubwo haje Kenisi n'abakozi be TV1, ubwo nari mpetse n'umwana. Ubwo ngubwo baraza ikibazo, indaya hari idashobora kujya kwa muganga ngo ijye gufata imiti, urabyumva? Bakibana imiti. Udashoboye, Kagame Paul yabagiriye neza. Hari umunsi rero ugomba kwirindiriza urupfu, Kagame Paul ntacyo atakoze. Ubwo baraza nyine bari no kurwana, benshi barababonye, bavugaga ngo iyo babuze abagabo ngo bakora ubuyede. Bwahese ntabwo babukoraga. Bakoraga iki? Bakoraga akazi kabo nyine. Indaya mbaye imbesi n'indisipurine buriya. Urahira aho hantu se ziracyabayo cyane? Abayobozi bari no bazirwanyije.
dore muri anteni niho hari ibibi byose bakavuga ngo Kagame Paul uwa Chini mu epfa mujyi wa Chini. ubuho none ubu ngubu nta kibazo bimeze neza, kwangara nka roho mbi. ubu ngezeyo nta nimwe twakubitana, nayo mwakubita yenda ese gukubitana nawe yenda n'ejo abayobozi aho bari hari inzu y'utubati Nyirakanamba hasa barabayemo ingangi. Ejo hari umwana ugiyeho w'umuhungu ariwe gitifu w'akagari ka Busa, arashoboye ari gukora itagira ate barakubita babashyira hariya n'utubati ibirara ibiki. yes okay nari ndanabyumvishije inaho urazwi cyane, barakuzi ko ari we wavuze bya bintu. Ngende mama mbaya harya ufite abana bangahe? 7. Jye nabyaye imbyaro 8. Hayigendera aba ni abuzukuru banjye. Mfite abuzukuru 4. Ndashima Imana babaho uko Imana ibishaka, ntawumva ko wabaho. Udufaranga bampaye ubwo nyine baratujyana. Umbonye rero ugize taci ngo dore we ngo kagakecuru muri karitsiye ugasanga bakuganiraho ngo dore ngo kari kagaramye mu mafaranga aya ngaya muri taci ngo reba ngo aya mafaranga harya yaryamye ngo ariko baguhundagaje. Nareba ikibazo nahuye nabo barabizi nyine bayantwara kuko ntibongeye kuvuga ngo baraje ngo kuntwara. Nari mpfuye ariko icyo kibazo waragitanze harya mu mudugudu. Nahise mpamagara ntuzi aribwo ndimbataza baraza abana nuze Clement ni umwana nkawe Imana ijya imuha umugisha arankurikirana n'ibyo nyine birangira bigenze gutyo. none se aho wabaga hahandi hambere byagenze bite? uzi ko ngeze aha ngaha nkagira ngo barubatse inzu nziza nk'iyi. Nabaga muri iyi nyine yari bayitaga Kwepakino, habamo inda yari wagira ngo baraziguse. izo mu mujyi wa Chini zose ntazikihari. Erega indaya nta cyiza cyazo, turabyara tugaheka ariko uwigize igitebo ayora ivu. Ariko buri cyane uwigize igitebo ayora ivu. Umwana arava mu giturage yajya mu kazi ko mu rugo byamuyobera akahita ajya mu buraya. muri kino gihe iki gihe cya none urumva noneho ni bya bindi bavuze bita ubushyuhe. ubushyuhe bwo reka badashyuha ubwo se urifata ukajya kuva ubundi ni iyi si ya none. urakoze cyane, ndakeka ikiganiro cyacu ndumva twagisoreza aha, cyangwa hari ikindi kintu ufite cyo kuvuga? Njyewe rwose mwana wanjye uzantumikire, ibyo bampaye narabishimye niko babintwaye. Inzu yanjye banyemereye bose nabuze iherezo ryayo, ndicaye ndatuje bihereza Uwiteka ibyanjye, nta wundi nabiho. yes urakoze cyane. nk'ibisanzwe njyewe nari Samureze, iyi ni Seka TV online. kora subscribe ubundi ubashe kujya ubona amakuru meza yizewe, inkuru zigiye zitandukanye zikoranye ubuhanga, inkuru nyinshi cyane zizewe zikoranye ubuhanga. Bamwita mwene Papa Raju,
niwe wamfashije akazi kose uno munsi, yakoze cyane. So rero njyewe ni ibisanzwe, turakomeza inkuru nyinshi cyane kandi muba mukeneye, murabibona mba nabagiriye kuri teri nkabashakira amakuru. Mukore subscribe rero mube mudufashije.